twongere tubashimire mwe mukomeje gukurikirana Extra Mile TV, by'umwihariko dushimire wowe wamaze gukora subscribe kuri Extra Mile TV. Hanyuma nawe uri kureba iki kiganiro ari ubwa mbere, turagusaba ngo ukanda aho handitse sabone cyangwa subscribe, then ujye ukurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi turi mu karere ka Kirehe mu nkambi ya Mahama, aho twakiriye umutumirwa umwe ari we Kagofero Emmanuel. Yego, Kagofero Emmanuel, amakuru y'iminsi? Turashima Imana. Twongeye kunezerwa cyane kubabona. Twari twarifuje ko umunsi umwe twazahura tukagirana ibiganiro, by'umwihariko tubasanze ahangaha imuhira aho mukambitse. Turifuza ko mutubwira bike mu bijyanye n'uko mubona ahangaha ubuzima mubayemo, ibyo mubona ari ngombwa mwabitubwira. Murakoze, umwanya ni uwanyu. Murakoze. Nk'uko twabibabwiye, nitwa Kagofero Emmanuel. Mba muri inkambi ya Mahama, ndetse tukaba turi no mu itorero rya Mahama, intara ya Mahama. Tukaba turi Abadiventiste. Muri rusange tubayeho dushima Imana. Yego. Ese ni izihe mbogamizi cyangwa se imbogamizi muhura nazo ku kijyanye n'imisengere y'ahangaha? Ese gusenga nta kibazo cyangwa harimo imbogamizi zituma mudakora umurimo w'Imana nk'uko bikwiye? Imbogamizi ni rusange. Ubusanzwe twakoraga umurimo w'Imana neza, ariko nk'uko ari rusange ubu ngubu habayeho ivugurura. Leta ishaka kuvugurura ibijyanye n'insengero, natwe urwacu rwabaye rufunzwe. Muri urwo rwego rwo kuvugurura, natwe ntabwo turafungurirwa, ubu haracyari imbogamizi. Turibaza ko niba ni ikibazo kiri rusange kuba insengero nyinshi zifunze, ariko hamwe hari zimwe mu nsengero z'Abadiventiste umunsi wa karindwi ndetse n'izindi ariko ziri gukora. Ese mwe musenga mu buhe buryo ku buryo butanyuranyije na leta? Ese muriherera mukagira uko muganira n'Imana, cyangwa mugira guterana kwera nka hano mu nkambi, cyangwa sinzi ukuntu mwatubwira uburyo mukoramo kugira ngo twumve? Murakoze. Kuva insengero zafungwa, nyine twubahiriza amategeko ya leta. Ntabwo twajya guterana ngo duteranire hamwe, ahubwo buri umwe asengera iwe mu rugo kugira ngo habeho kubahiriza gahunda ya leta, kandi niko abana b'Imana bagomba kuba, ntabwo bagomba kubangamira leta. Murakoze. Yego. Mu buzima busanzwe, ese nibaza niba mu buzima busanzwe uko mwariho mutari mu nkambi n'uko muri ubu, mubona hari irihe tandukaniro rihari? Itandukaniro rirahari rinini. Kuko burya umuntu ukura iwawe, ahari iwawe ukajya ahatari iwawe, byanga byakunda ubuhagamye. Aho twabaga twarahingaga, tukarya ibyo twejeje, tukanywa amata twari tworoye. Ahantu turi rero ntabwo twishimye, kuko turya tugenewe. Bamwe barabibona, abandi ntibabibone, kuko bamwe bari mu byiciro. Rero ntabwo wavuga ngo bihwanye n'uko twari turi iwacu. Byanga byakunda, ubuzima tubayemo ntabwo ari bwiza. Yego. Ubuzima nubwo bisa nkaho bigoye abantu benshi ku mpande zose z'isi, ariko byanga byakunda nk'uko mumaze kubitubwira, umuntu utari we ntago aba anezerewe. Ariko reka twizere ko mu ijuru hari Imana, kandi yatangije ibintu ibigomba kuzabisohoza. Ese hari icyizere muba mwumva mufite ko ibi bintu bizarangira, cyangwa muba mwumva biri aho tu? Ku bantu bizera, twizera Imana, kuko n'ubu kuba tukiriho niyo, kuba tukirya niyo, kuba tucyambara niyo. Rero ku bw'Imana dufite icyizere ko ibi byose bizarangira, kandi nubwo bitarangira ngo dusubire iwacu, dufite isezerano ko iwacu ari mu ijuru,
niyo gakondo yacu, iryo sezerano rikuru dufite yuko nubwo tubabazwa mu isi, nubwo duhura n'ibitugoye, hari umunsi umwe byose bizarangira. Imana twizeye ko izadufasha. Kagofero Emmanuel, umwe wo mu baririmbyi baririmba injyana ya gospel, hari zimwe mu ndirimbo zawe ziri kuri YouTube z'ama lyrics. Ufite ukuntu wandika ibintu byiza, ese wadusogongeza gato mu ndirimbo ushobora kuba waranditse nawe wumva itanga icyizere mu bantu? Sinzi kuko nahimbye indirimbo nyinshi. Yego. Sinzi niba umbwira kuri izi ngizi zanjye bwite ziri kuri. Twagerageje gusura platform yawe YouTube channel, ku batazi iyo YouTube channel ni ukujya kuri YouTube ukandika Kagofero Emmanuel, uhita ubonamo ama lyrics, hariho ama lyrics kandi indirimbo zihumuriza. Turagusaba kugira ngo uturirimbire zimwe mu ndirimbo zawe ziri kuri platform yawe bwite, ku buryo n'umuntu yayumva akajya kuyishaka kuri YouTube. Yego, murakoze. Maze gushyiraho indirimbo zigera kuri 2 ngira ngo ndarimba mwimwe. Nta kibazo. Nazi kunyihanganira nubwo amagripe yatamereye neza, ijwi ntago rimeze neza, ariko ndagerageza nishyire hasi ku buryo bidashobora kumvuna. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ntacyo nzakena nkiri hano mu isi, kuko andyamisha mu cyanya cyiza cy'ubwatsi bubisi, niwe undagira. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ntacyo nzakena nkiri hano mu isi, kuko andyamisha mu cyanya cyiza cy'ubwatsi bubisi, niwe undagira. Ntaza kundira ikirenge cyawe ko giteguza, ukurinda ntahunikira, ahora ari maso ku bwacu nshuti. Ese mu ndirimbo ufite urateganyiriza iki abakunzi bawe, cyangwa se mu minsi iri imbere nyine urateganyiriza iki abakunzi bawe? Kuko byanga byakunda ndibaza ko kuri YouTube yawe hariho abantu barenga 1000 bamaze gukurikirana indirimbo zawe. Ese muri abo bantu 1000 n'abandi bagiye guhita bakureba, urabateganyiriza iki? Murakoze. Ngira ngo ibintu nabitekereje igihe kinini, nkambura uburyo nabitangira, ariko kugeza ubu ndabona maze kubona uko mbitangira. Icyo mbateganyirije rero ni uko Imana nikomeza kumfasha ndetse nabo bakanshyigikira, muri uko gushyigikira YouTube channel yanjye ikazamuka, hari byinshi ngomba kubagezaho. Ubu ngubu mu gihe gito kizaza ndateganya kuba nashyiraho indirimbo y'amashusho bifashijwe n'umuvandimwe ukunda kunshyigikira cyane bita Producer Aloys. Yego, Producer Aloys, Imana ikomeze imuhe umugisha cyane. Ndetse n'undi muntu ugerageza kuba yashyira akaboko mu bihangano by'umuvandimwe Kagofero Emmanuel. Ese Kagofero Emmanuel, watangiye kuririmba ryari? Wiyumvishemo impano ryari yuko waririmbira Uwiteka? Dore ko hari benshi bazipfukirana, ariko wowe waravuze ati reka nyibimbure, itarantu yanjye idapfa ubusa. Watangiye kuririmba ryari Emi? Natangiye kuririmba kera, tukiri abana mu rugo, twari dufite korali mu rugo yabo tuvukana. Tumaze gukura dutandukanye, bamwe bajya hirya no hino, byabaye ngombwa ko njya mu makorale. Ndirimba rero muri korali Dukumbuye Ijuru. Yego. Nayo ni hano mu nkambi? Yego. Yatangiriye Igihembe 1999,
n'ubu iracyakora umurimo w'Imana. wareba kuri YouTube yayibona wanditsemo Dukumbuye Ijuru Family Choir, wayibona. Ikorera ahantu henshi, iri muri Amerika, iri hano i Mahama, ikorera ahantu henshi. Rero natangiye ndi umwana nkomereza muri korale, ntabwo ariyo naririmbyemo gusa, naririmbye no mu yindi nayo iri Michigan bita Gershom, nayo niyo mu nkambi. Kimwe n'indi dukorana nayo yitwa Twitegure, ariba hano ari niba hanze muri Amerika. Nuko umurimo nagiye nkukora, natangiye mbese mu by'ukuri natangiye ndi umwana, ariko nyirizina mu gutangira kwiyumvamo impano yo guhimba byatangiriye mu karere ka Gicumbi, cyangwa se aho twari turi Byumba, naho byatangiriye. Yego, Imana ikomeze gushyigikire, kandi n'umuntu wese ukunda gufatwa n'indirimbo ajye kuri YouTube cyane nk'uko twahereye kare tubivuga, yandikemo Kagofero Emmanuel. Ese Kagofero Emmanuel, ni imyaka ingahe cyangwa ni igihe gishize uba mu nkambi? Urugendo rwawe rwo mu nkambi rwatangiye ryari? Mbega tubwire mu ncamake y'urwo rugendo. Maze igihe kinini, kuko ni uguhera 96 kugeza ubu ngubu, urumva ko ari imyaka myinshi. Yego. Ese Emmanuel, ubu ngubu hari umuntu ushobora kukureba, kuko abantu dukorera Imana cyangwa se abantu baba mu bintu byo kuririmba, hari ukuntu usanga bahorana isura idasaza. Umuntu ashobora kukureba akavuga ati se ni umusore, ni umupapa. None turibaza, ese urubatse, ufite umuryango? Tubwire. Murakoze. Ndubatse, mfite umuryango, mfite umudamu, ndetse n'urubyaro Imana yaduhaye. Imana twagize umugisha tubona urubyaro, umaze kugira abana 4. Ku isabato yashize Imana yatwongeye umwana wa 4, twari dufite 3. Imana yatwongeye umwana wa 4. Amen, amen. Nabo mubana ahangaha mu nkambi? Yego, turabana. Yego. Turibaza ko hari byinshi twakagombye kukubaza, ariko bitewe n'ukuntu umwanya n'igihe aba ari bito, reka tubasabire umugisha ku Mana, ngo Imana ikomeze ibahe imbaraga zo kwihanganira ibihe muba muri gucamo, kandi ibahe kwihanganira buri kintu cyose kibagerageza, maze ku iherezo ry'ubugingo tuzahabwe ikamba ryo mu ijuru. Murakoze cyane. Yego.